Guys, nongeye kuguhereza ikaze kuri The Truth Inside nkubwira ni wa musore wanyu Bahati Chris nk'ibisanzwe. Mwibutsa rero gukora subscribe ndetse no kuduhereza like no kuduha ubutumwa hasi ahabugenewe kabisa kugira tubashe kumva bimwe mu bitekerezo byanyu. Nongeye kubasaba imbabazi rero dore ko twari tumaze igihe kinini cyane tutabagezaho bimwe mu biganiro bigenda bivugwa hirya no hino dore ko waracitswe, ariko uyu munsi nkufitiye agashya. Reka twinjire rero nkubwira ati kaze neza kabisa kuri The Truth Inside. Nkubwira ati uyu munsi tugiye kuganira ku cyamamare hirya no hino kwisi hose kabisa, ariwe bita Kendrick Lamar, umwe mu baraperi bakomeye cyane muri Leta Zunzubunwe za Amerika. Rero nongeye kukubwira ati rero nega amatwi umereze igihe cyawe kugira ngo aho dutangire ikiganiro ndetse naho turi bugisoreze, karibu cyane mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Nkuko nkomeje kubibabwira rero kuri iki cyamamare cyitwa Kendrick Lamar wamamaye muri Amerika ndetse no muri Afrika hose, ugiye kuza gutaramira abanyarwanda i Kigali mu gikorwa cyo gutangiza umushinga w'imyaka 5 cyiswe Move Africa, wateguwe na Global Citizen ifatanyije na PG Raj, kizaba kuri tariki 6 Ukuboza 2023 muri BK Arena. Iki ni igikorwa cyiswe Move Africa kizazenguruka ibihugu bigiye bitandukanye, giherekejwe n'abaririmbyi bakomeye cyane binyuzwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RGB. Dore ko u Rwanda ruzakomeza kwakira iki gikorwa cya Move Africa mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere. Reka noneho tunakomeze twiganira kuri uyu muraperi ukomeye cyane, dore ko ni umwe mu baraperi beza Amerika ifite. Yegukanye ibikombe bikomeye cyane mu muziki birimo nka Grammy Award, ndetse aza no kwamamara mu ndirimbo zagiye zikundwa ku isi hose harimo nka Humble ndetse na Swimming Pool ndetse na Drunk ndetse na Loyalty yakoranye n'icyamamare ariwe Rihanna n'izindi nyinshi cyane. Iki gitaramo cyateguwe mu gukangurira abantu mu kunga ubumwe ndetse no kurengera ibidukikije ndetse no kuzamura ubukungu bw'igihugu. Kwinjira muri iki gitaramo no kwishyura ibihumbi 100 mu myanya yiswe Platinum, naho mu myanya yiswe Silver no kwishyura amafaranga ibihumbi 50 by'amanyarwanda. Ahandi mu myanya yiswe Golden no kwishyura amafaranga ibihumbi 85 guys. Nukuvuga rero uyu muhanzi Kendrick Lamar utegerejwe i Kigali afatwa nk'umuhanzi wicisha bugufi udakunda kugaragaza cyane ubuzima bwe bwo hanze y'umuziki. Ubwo yatangiraga umuziki Kendrick Lamar yari akiri umwana mutoya, ndetse ngo ubwo yari afite imyaka 8 yagize amahirwe yo kubona amaso ku maso abaraperi yafanaga nka Tupac ndetse na Dr. Dre bari gufata amashusho y'indirimbo bise California Love. Ku myaka 13 nibwo yafashe izina ry'umuhanzi Kendo. Nuko rero uyu muraperi Kendrick Lamar yatangiye kumenyekana cyane muri 2010 ubwo yasohoraga indirimbo bitaga Overdictated. Muri 2011 yahise asohora album bise Selection 18. Muri icyo gihe yahise atangira kwigarurira abafana benshi batari bakeya, ndetse dore ko yari amaze no gukorana na bimwe mu byamamare bikomeye b'abaraperi muri Amerika ari we nka Snoop Dogg ndetse na The Game n'abandi benshi cyane. Mu 2012 nibwo Kendrick Lamar yaretse kuba umuhanzi wigenga, aza gusinya muri label bita Interscope Record. Album ya mbere yasohoreye akigerayo bita Good Skills na Mayday City yahise imuzamura cyane ku buryo yaje ku mwanya wa kabiri kuri Billboard mu ndirimbo 200 muri Amerika. Niyo yahise izamuka cyane. Nkuko nkomeje rero kubigusobanurira, iyi Global Citizen Live yateguye iki gitaramo cya Kendrick Lamar i Kigali, isanzwe inategura ibitaramo mpuzamahanga bigatumirwamo abahanzi bakomeye cyane ku isi. Muri Nzeri mu 2022 umunyamuzika Burna Boy yaririmbiye muri Global Citizen Live mu mujyi wa New York, aho muri Leta Zunzubunwe za Amerika yataramiye abantu ndetse baranyurwa ndetse barishima cyane. Nari nshatse kukubwira yuko ino Global Citizen Live ikomeza kugenda ihuza abastari cyangwa se ibyamamare hirya no hino ku isi. Rero tunakomeje ku muhanzi wacu Kendrick Lamar uzaza gutaramira abanyarwanda mu Rwanda. Kendrick Lamar wagiye wamamara rero mu ndirimbo zitandukanye nkuko nabikubwiye Swimming ndetse niyo bita Justice ndetse niyo bita Backseat ndetse niyo bita Freestyle n'izindi nyinshi cyane. Uzagira A1 i Kigali kabisa, kandi nakubwira yuko iki gitaramo cya Kendrick Lamar kizabera hariya mu Rwanda. Nukuvuga ngo cyagizwemo uruhari kugira ngo kibe yaza gutaramira mu Rwanda ndetse na Big Arena.
Uyu muhanzi Kendrick Lamar utegerejwe i Kigali yavutse tariki 17 Kamena 1987 niwe umwe mu baraperi beza cyane muri Amerika bagezweho, dore ko yegukanye bimwe mu bihembo bigiye bitandukanye cyane ndetse birimo bya hip hop. Uyu ni umuhanzi wakomeje kugenda avugwaho byinshi cyane Kendrick Lamar. Nkuko nkomeje kubikubwira rero kuri uyu muraperi Kendrick Lamar ubungo ubitse Grammy 17 mu kabati kiwe, yahataniye mu bihembo inshuro zirenga 47. Guys, ni ibintu bitangaje. No muraperi kabisa. Binyuze muri Global Citizen Live, Kendrick Lamar muri 2017 Jay-Z na Beyonce babashije gutaramira muri Afrika y'Epfo barimo kwibuka Nelson Mandela. Cyari igikorwa gikomeye cyane, dore ko no muhanzi Kendrick Lamar yaje kwigaragaza cyane, dore ko nabamwe mu bahanzi bakomeye cyane bakomeje kugenda bamuvugaho bavuga yuko ari umwe mu baraperi bakomeye ubungubu mu baraperi bane ku isi bakomeye cyane kandi bafite ubuhanga bukomeye cyane. Rero nakomeje kukubwira ko hanga wari kuri The Truth Inside, nkubwira ko wari uri kumwe nanjye Bahati Chris, nkubwira ati mbabare kabisa uduhereze comment ubutumwa buri hasi ndetse unahereze n'inshuti zawe hirya no hino. Ni bye bye, turi kumwe mu kiganiro cyo